Mugabo. Yes. Waye minota 10 yonyine. Nirangira utaragira hano urasanga umwari yapfuye. Yeah. Hari ikindi ushaka? Mugabo washukana barakoko. You killed my father, my mother, then umwari. Umuhambure. Mugabo. Nikakuka kawe Mugabo ndakwinginze wifa. Oya Mugabo. Oya nikakuvuga umura nakiba ngiye gutumiza imodoka tujye kwambikana Mugabo. Mwa, sorry kabisa ni kwisimira. Ugomba gutangira ubuzima bushya. Ubuzima bushya. Nisi itagira mugabo. Inyamaswa gusa. Ibinyogote byirirwa binywa mu maraso y'abantu. Muzapfa mushire. Ndagaye imbwa zitazansangayo. Inosa. Ni turi ni. Turi kumwe. Inosa. Bihurera n'ibiki. Niwe wangira urutya. Inosa. Mwana wanjye igihe cyose umaze no kubona. Amezi icyenda sinagutwitse. Ni wowe unkora ibi.
Alexis, akazi dukora bizi kari indyankurye. Ikosa rimwe wahita uba umurambo. Shera n'umuzi. Urabizi ko mwizera cyane kandi hari ikintu tugomba gukora. Shamaze bisi n'ibizi. Ariko nta kibazo gashaka. Tuzabibona mu byose. Yeah. Okay. Uretse mbere n'abahungu bawe. Turaza kuvugana. Okay, see you. Comment va la situation? Bimeze bite? Situation imeze gute? Mawujanzwe turi muri control kuvura yapfa. Kandi ibyo turaza kubigenderaho tujisha mugabo. Kugira ngo we na James tubarinde. What? James? James mufite uburenganzira bwo kureka James koma. James ninjye mfite uburenganzira bwo kubabwira ngo mukore iki ngiki. Nta kintu na kimwe mweme gukore James n'abaye uburenganzira. Nasobanukiwe. Ariko mbabaza ikibazo. Muri se ko wera yapfuye. Mawujanzwe Jessica akimara gutwara ubuzima bw'uwera. Ndabwiye twarabutwaye kuko mwari mwabiteguye. Muri se ko yapfuye. None simba muri se uba mwishe. Byagenze bite n'ubuzima. Nta kintu kimwe mwabwira. Mawujanzwe hari indi banga. Ikintu twakora no kumekinga sure tukajya kumva zawe tukareba ko bose. Jackson bite? Basimisi nabona Jackson. Byagenze bite? Mawuje. Ameze neza. Nkuko bari wabipanze. Gusa niyo twahiriwe tujya kurinda James. Gusa amakuru dufite nuko umugabo yari yamara amaze ashaka kumwica. Nuko byabaye ngombwa yuko tumutega agatego ku rupfu rwa wera. Ubu nizere neza ko wera yapfuye na wa mukobwa nohereza. Yeah. Uriya mukobwa mba mutamwishe mukaba urimo kumbeza. Ikibazo njye ntabwo urazi ko nkora. Ubu nohereje ndohereza n'undi. Sinshaka je ibintu bizamura. SHEILA yakoze igije. So, niba muri soko yapfuye. It's good. Ikintu ushaka ni icyo ngicyo. Ariko ikindi kibazo ufite. Uriya mukobwa avaye ukaza mu kazi. Amasezerano akoranye nawe. Kubera afite umwana muto. Uruhinja. Hari amasezerano akorana nawe. Icyo nshaka ni ukumufasha. Nta kindi. Fini nimba yarapfuye. Agapfuye kabazwa igitaka. Kugenda mu rugo mukareba uko byose bimeze. Byose mu byumve mu bisobanukirwe. Koresha ubwenge bw'abahungu banjye. Mugende buke ntagire umenya ikibazanye. Murebe uko bimeze ku bintu bijyanye no gushingura ibintu byose amafaranga bashaka na kariya ka ndabaha envelope ifunze. Muhereze tante we. Kuko tante nta kintu kimaze. Kubijyanye natwe basi ko turi abantu bakorana na nuriya mukobwa. Ariko icyo mbasaba no gukoresha ubwenge. Mukareba neza mukamenya neza byo muvuga ngo mujye kureba ngo aho bamushyinguye. Bamushyingura se bataramushyingura. Nzi ko bataramushyingura. Mwe muzi nuko mumbwiye ko mwambwisha. Abamushyingura ubwo ibindi tuzabireba nyuma niba barangije kumushyingura. Arumva? Ariko icyo mbasaba ni ugukoresha ubwenge. Tukareba ko sindi sona n'uwera. Na n'ubu sindizera ko wera yapfuye. Ariko muzi ibintu wera yankoreye. Muzi ibintu wera yankoreye. Wera mwohereza kwita papa wa mugabo. Iyo byakoze ninjye mbizi mwe ntabwo mubizi. Mwohereza kwica Gaspar. Ibyo yakoze ninjye mbizi. Après nohereza God. Umuhungu nakunda cyane. Na n'ubu sinzi amaherezo. Ngo nakwizera ko yapfuye. Okay, ibyo tubireke. Icyo mbabwiye iki? Koresha ubwenge. Ubwenge mu kubyo byose. Ntagire ikintu kizabikurikira. Murasobanuke. Okay? So, wamukiriya ageze ko nategereje nkamubura. Ari mu nzira imaraza. Mwavuganye ko ari mu nzira arimo koza. Yeah, tumaze kuvugana. Okay. Ndashaka kujya kureba amatungo yanjye. Ko byifashe.
basanzwe bakaraba nta kibazo nuko uyu munsi mwadutunguye bari batarajya gukaraba ariko mu kanya barareba yabyutse ubwoba so ikintu ukora mugeni abasore bagiye gukaraba bambare neza uzi umunsi ko dufite abakiriya babiri nukumva dufite abakiriya babiri bagiye kuza deje umwe ari mu nzira murabizi ko agiye gushika so mu basore yanze bafata akazuba iyo amafashe base neza nabyumva turabyumva Alex yes boss urimo kumva ibyo mukobwa byumvikana uvuze iki n'ibiki byumvikana abakobwa bagomba kujya koga so boge base neza bambare neza hariya muri gare rero bari amapafu atandukanye babaha ibiti kamwe mu bakiriya basanga n'abantu basa neza bahumura neza murabyumva kandi vuba vuba wa wundi agiye gushika okay go Soranze bakunze ko vuba vuba bite ko mutiye nama saha yagenze bite ntabwo uzi deal diro nyabaki diro yo gupfuka abakecuru mu maso abundi nkamwe mujya mute zam we sorry hold on udateza ibibazo hano ibibazo bihe kandi ubona hamwe mwabiteje aho mfite byane karibu mwaje karibu turashaka mugabo mugabo ari hehe mumanze muve mu mvura noneho deni ndamubashakira okay mumuzane neza aho ni hari igegeze umufata sorry mama ngaza mu gatoya sorry wait please ese bari ukamujyana mujyana hehe muzane twabwiye zana mugabo tuvugane abundi mbabaza ubundi mu mugabo muvuga muramuzi nitutabona mugabo agapfunyika turagasubiza uranyumva amani muri abasazi ubundi uwo mugabo mvuga mwe muramuzi mwe cyane kumva ngo umugabo urabona twaje nako umugabo azana nko gutyo mani ubundi vipi zanyu kandi ubundi ibi ni ibiki mani ubuzana mani agapfunyika no mukecuru muramwapfunyitse gutya mani watashe iki cyo kuko umva wanshinze utanshinga nkata nkushinura genda gashinga imikono witonde wanshinze utazana umva bro genda gashinga mani kari umva bro bwira mugabo asohoke ndaguturitsa umene ijisho bwo Karine bwira mugabo asohoke bro ntago baza gutyo mani afite samara kuki ubuneze imbaho nk'izi ngizi bro mwakoresha ibintu kangahe Karine bwira mugabo asohoke hano biragenda nabi Karine zana mugabo cyangwa se agapfunyika tugasubize mutubwire niba ntawe uhari tumenye dusubize agapfunyika kacu akose mani karake ni iki ko musako bite meze neza zana mugabo Utambo. mumfuko mama bravo mugabo uzi ko ndi nyakobukwe ndabizi uri mabukuru utwa no kuba ntagufite kare bazanira amafaranga yawe check aruzuye okay hold on
amadeni mwari murahari ko muraho rwose natwe turaho okay byari byiza gukorana nawe go ubutaha givuga abantu kubaza hey twamwinjiza karibu mama Zuba amafaranga aruzuye. Yego. Nibyo. Nabanje ndaceka. Acakinze neza. boss ngiye hari ikintu nabonye Iki kandi ariko se kuki bugiye cyose muzana ibibazo? Ikindi iki kintu? oya boss Oya boss iki ni urubona nibiki? ubwo twe turi hariya aho twamukuye uriya muntu waho twamukuye yamubwiye ngo si ngombwa gushimutanye ko bukwe Mumuke? Sura n'ibyo uvuze neza numve. mugabo ntabwo byari ngombwa gushimutanye ko bukwe. Imagine boss ibyo bintu nakubwiye koko nibyo niko byagenze. Okay, that is okay. Wait a minute. Nuko yashubije? Yego. So, you guys, you can leave me here. Ibisigaye byose ndabyimenyera. Boss turagusiga hano. What? Turagusiga hano wenyine. Usanzwe urinda jyewe wowe? Ariko tugomba kumenya ngashobora kumeze neza. Urabona ndwaye se? Umutekano wawe bose. Umutekano wawe ushizwe kundinda. Mushinzwe kumekinga sure yo gushyira mu bikorwa icyo gihe nabategetse gukora. Yes sir. Twemeze? Yes sir. Ntabwo giye mwebwe umwandinda. Yes sir. So, ndavuze ngo nimusiga hano mugende. Yes sir. Iyi modoka ugenda ujyana mu Kinamba. Woze ahantu hose. Fingerprints, each and everything. Sinshaka inkurikize ari yose. Yes sir. Am I clear? Yes sir. All right. Ange. Yes boss. Vamos tugende.
rwose wirira ukuntu uri na keza uracyari gato uri akanyobwe rwose bashakiye aka ni sawa cyane wirira ndabizi uraza kubikunda sibyo sheri sibyo igiko wirira sha wirira di ukuntu uri na mwiza take it birabasa rirasha n'ubundi burya umugore urira n'uwo nguwo ariya marira afite ibintu byinshi abasobanuye sibyo nyegera ahubwo uri na mwiza sha nyegera wumve ko mu bituza bya Abraham haba hameze yo so ndafite imyaka ingahe yo uracyari na gatoya n'ubundi ni nkamwe burya tuba dushaka mukiri beza sibyo se witwa ndetse witwa mbwira akazina kawe ntacyo humura wigira ubwoba ntabwo njyana uri kumwe n'umugabo mwiza ntabwo njyana pe sibyo ngaho nyegera wazi shani keza disi n'ubundi bajya bavuga ko kurira ntacyo bitwaye ahubwo ngera rira cyane nta kibazo kuko hariya amarira y'abakobwa muri kure bimeze gutya n'ubundi hari icyo yerekana iyo turi muri ziriya gahunda nyegera ahubwo nyegera cyane uze ugiye muri bino bituza bya Aburahamu mvoye ndimo ese kuki mubwira ko ndimo bakomeza kwinjira no kubera nanjye ninjiye mbizi kuri ubundi ufite ikihe kibazo cyo gutuma nsanga muri toilette kari niko dushobora kumenya ibintu mbere ko njye mbimenya ese ni ikihe kintu cyishe nyuma y'ibi ngibi nk'ikihe nese ni gute abantu bashobora guturuka iyo bavuye bakagera aha ngaha njye narabimenye kandi we nkabona urabizi kare mubaze ikibazo kimwe yego ese ushobora kuba uryamana na boss mu ibanga rikomeye nabizi yego ese kamanze nkubaze yes ndakumva turetse ibyo muri byo kuryamana na boss wembwira gusha ku ngingo nshuti yanjye mbabare nyumva neza nk'ubu ngubu yumvise ko wansanze muri toilette kare uri iki wowe uri iki ku buryo no ndi igiki yumvise ko wansanze muri toilette ubuse se nshatse serateri no nkavuga ko ugiye kumfata ku ngufu yitere man ngayitere yitere ariko sukumana kumva kare kamubwire uzi impamvu utamenye byose nuko nta bwenge ufite mu mutwe kare ngo ntabwo ufite mu mutwe nta bwenge ufite yawe wabumenyaga n'ibindi byose uba waramenye kare hari undi munsi umwe wonyine sibyo uzasobanukirwa ngiye karacyo ukamenya apana ibi ngibyo kunyumva gutyo ukamenya ahubwo wowe hari igihe umunsi umwe uzamenya uwo ndi we nanjye kwanza banza ugenda utekereze wanze ushyira ubwenge ku gihe wanze umenye ibi byose mo birakorwa gute ashobora mansi reka wenda mubekano kamwe mushobora kuba munaryamana yego ariko one day ushobora kuzicuza kuko uri boss yego ntabwo ari kuri level yawe ubwo ibyo ngibyo bita kwihoma kandi ikindi nongera gusubiramo ibi bisubira kwisubiramo ndashaka ngo man menya agaciro kanjye wa mukaritasi ko yubatse urabyumve neza kari uzaye gukora ikosa ntara wakoze serious uzabona ubundi kandi abikubwiye kana akazi bro okay good luck
New page. Shaka bimeze bite se? Fresh. Bimeze Bimeze neza se? Bimeze mute. Ni sawa. Urajya oh, najya mu akazi. Mu akazi aha. Ndiramo. Ko kunekera umuntu. Ko kunekera umuntu. Ufite amafaranga kweriwe ko urumva ko ufite ubushobozi bwo kumpayaringa kweri. Nugakora neza nzaguha ayo ushaka yose. Okay, go ahead though. Uribuka wa mutipe mwari muri kumwe muri ya boîte ufite favor ukuntu muremure Sikiko nandi kumwe n'abajama benshi cyane abajama kweli abajama mwari muri kumwe harimo umwe muremure ufite favor ukuntu umeze ukuntu ego nundi kukubwira si wawe ufite base ifoto ye turebeze ifoto ye cyangwa uzi izina rye se byibura ego bamwita Mugabo yitwa Mugabo okay yeah sure ariko rero ndumva ntabwo ndumva icyo ushaka kuri Mugabo uramushaka iki se kweli okay ndashaka ko uzajya umunekera ahagiye umuntu wese bavuganye umbwira mbese ibintu byose umbwira tu aho yagiye uwo bavuganye aho yaraye hehe hose yes akazi nugakora neza nzaguhemba amafaranga yose ushaye uzambwira yose nzayaguha I doubt for sure sinzi ni ufite ubushobozi bwo kumpayaringaho igese umuntu tuziranye gutya muri no buryo I'm not so sure ko ufite ubushobozi bwo kuba wanyishyuraho icyangombwa nuko nugakora neza nzaguha ayo ushaka nawe it's okay I will find out to see what to do ako nago ndimo ndabibona neza ibyo ndimurambwira garuka hano ndabizi ko amafaranga abantu barayakunda so urashaka mugende ku kirenge se umva mani niko ni mu Karitasi yumva yuko akazi kamunaniye then mureke dushaka abandi so easy then bitch okay wait so ni cyo so ugiye kukumpaye hose kuri ayo mafaranga ntabwo ndi buyaguhe nonaha nzatangira kuyaguha ugejejemo hagati so uyu muntu iminsi mike aratangira guhiga Mugabo bibaye byiza ni inshuti yawe wamutabara kandi numutabara nzanaguhemba niba utabikoze fuck you easy then bitch do yourself akubundi n'ibinarabyo dushaka uburyo ducika hano utese nkakuno badusura ngo tugiye kota izuba ngo tugiye koga ubona umusumari awubika ubona igiti ubona itafari ubona icupa ubona ikintu icyo ari cyo cyose mbabare pe wenda byadufasha kuva aha ngaha gusa amatafari n'amacupa bizatuma tuva hano gute ariko nyamara njye ndumva ibyo bintu muri matari ibyo ni ukuri uzi ko mwahasiga ubuzima uzi ko mugiye kugenda hariya barasa ugasanga mwese murapfuye njye nikunda ubuzima ntabwo ngiye mbashyigikiye ntabwo mbishaka ndabyanze umva igitekerezo njye nakwibumbura gusa bimenya gute ibyo ntabwo bikureba mwe niba mushaka kuva mumbwire niba imbunda dushaka shamani mugabane ibitero nkirega niba udashaka kuva yebwe ko mukiri hano twari turimo kuganira we mesire umunsi nzongera kuvuga ukamvugiramo zahita muturitse ubwo twarameze nk'isanzwe kwitegereza umurambo uranyumva neza stupid wowe nawe ko mbona mwahinduye imyenda ubundi mwakarabye mwakarabye turakureba mbese mwoze mwakarabye wewe kano kanya mbivuge kano kanya mugende mwese mugende mwoge neza mwambare imyenda myiza mwitere perfume muhumure neza muze mukora akazi kabazanye hano muranyumva neza idiot mwaguruke mwese muvanga toka abashinzwe
brother. What's up? You want to say that? Simana bimeze bite? Fresh. None. Ese. Ndajya nkubaza ikibazo cyo kansubize. Bikiye kibazo. Joy niwe muntu tubana hanga. Sibyo? Mbana nawe na Karine na Mugabo. Ndajya ngo mumbwire ibiri kubiranga. Ni gute ibintu biranganye sibimenye. Nk'iki se kandi none ngiye ko aribwo nyagira hanga ni kiye kibazo. Joy kujya nk'umutasi udafite icyunazi. Ni gute mushaka kuzana umukecuru mwamufremje mukamuvuga gushyira haramuka man uziko mwamuze nk'abatari mineke. Nje nari mpasi je nibiba. Tafaka man yuka ku Joy subize. Man let me tell you true. Karaje. Ikamubaza ikibazo kimwe. Ndi ukumva. Uniza amatwi. Mwana wigunye kumva amatwi twiga amatwi. Ese urigenda You have right to ask him anything like that. No. Ikamubaza ikibazo kimwe. Do you respect the name Mugabo? Umuvuga gutyo uko wishakiye mu gikoni. Man namuvuga sindi umukozi we. Ese bundi man ari nje nawe ndi dufite banga kundi kuri Mugabo. Ni gute mwamenye ibintu nge singi ikintu kimwe menya. Man byose kwaze binyitura uvipi bundi. You know what I'm doing here? Ay. Man nura musisi nawe. Man reka mubwire iki. Reka bino mbikubwire nongeye mbisubire. Ese reka mubaze. Uracyasoma ibitabo naguhaye? Man wenzara kumva mubwire wenzara mu by'ibitabo. Wenzara mu by'ibitabo ndakwiyambiza ibyo mubwiye. Njye ntuze byo ngore nanjye. Ufata ikintu ugifatire ku murongo gikwiye kubaho. Ntuzongeye n'umunsi n'uwo. None mva ubwe kumpagaza gutyo mu nzira. Man ugire n'injije none wowe. Ibyo nakwaje kimwe giye nsubizamo. Agumambaza ibitabo kwa nini? Reka nkwereke ikintu cy'ingenzi. Man uri macho ko ntabwo gushya mu bwenge. Kandi reka mubwire ibi. Let me tell you this. Ntabwo ibintu nzongera no kubisubiramo. Ngirageje kukwigisha bishoboka. So niba utashobora kumva icyo nshobora kukubwira, umunsi wa kabiri ndashaka kugira level uvaho ukajya ku yindi. Ugikomeza kwifata gutyo nka dombi. Listen, my brother. Level ushaka konje uteho ni yihundi. Man twema kubwizanya ukuranga. Urumva? Hanga na man anambo bihari man. Anambo bari kuri majya mwitwa gutyo man. Wapi man? Ubwo n'ubugoryi. Haguta abantu man. Kumana yanjye. So, Kanin. Yeah. Umeze neza muri wowe? Umeze neza. Sure. Sure. Yeah. Okay. So, yari ikintu nshaka kukubwira kimwe cyangwa bibiri. Kandi mbara ubishyire muri wowe. Tuza amatwi. Sibyo? Yego. Niba wibuka ko nafashe umwanya wanjye nkakurangira akazi. Suko nari nshoboye gukora ibindi hirya no hino cyangwa nkashaka n'undi muntu ntaga sibyo? Turi kumwe? Yego. So icyo ngusaba report on me mu gihe gikwiye. Sibyo? Yeah. Turi kumwe? Yego. So ikindi nabonye wewe na boss hari ukuntu bimeze, hari connection but which is fine. Sibyo? Kina kintu bintwaye ariko focus on your work. Turi kumwe? Yego. Huh? Yeah. So ikindi hari uburyo wanyitwayeho nabi ntabashije kunezerwamo ariko but niba wibuka neza ukuntu wantutse we were together n'undi wa mukobwa wambwiraga ibintu biri no sense. Yego. So urabyibuka ko wantutse? Ndabyibuka ko nagututse then nkakubwira nabi ako biranakaze kugira ngo tubone nyine amaramuko cyangwa amarara. So please tumenye ubundi kuri wowe. Yego. Sibyo? Yeah. So niba ugendana n'abo bantu bawe menya ariko limit yawe ugomba kugarukira. Okay? Yego. Turi kumwe? Yeah. So ikindi hari ibintu bimara gushoye mu mutwe. Karakimuye nawe hariya ambwira ngo
ibintu by'umukecuru ngo sinzi ngo ibintu bibera hano ntazi ngo atazi, and even me I don't know anything. What's going on? Ni ikihe kibazo kiranga? Ese uwo mukecuru ubundi ari he? Bosi nuza yamushize. Bosi nuza yamushize? Yego. Ni none ni umukecuru yavuye hese yaje mu biki? Deni birana akazi. Yaje mu internal family. Ni business yake ya bosses? Bisa nabyo. Uko nyine bamuzanye. Bakimara kumuzana ariko nyine njye na boss twatubizananye. Kuko yambwiye ati nagira abantu baza bakaza bazanye umuntu then uze kumbwira nzimufate. Ari yes, uwo mukecuru. Bamubitse. Ari mu safe house. Yeah. Okay. Okay. It's okay. Let me find out, but think again, okay? Yes. Yes. Okay. Go on your way. Mama, bon appétit. Ibiryo biraryoshye. Ndabona nta kanyama baguhaye ariko. Icyambere ndagusaba imbabazi kubera uburyo wenda twakwakiriye. Bisa nk'ibitiyubashye ku mubyeyi nkawe. Ariko akenshi na kenshi umuntu yiyubahwa kubera ko nawe yiyubashye. Icyambere cya kabiri kucyura umugome. Umbabarire ntumye utarya. Nibagiwe ko mu kinyabupfura umuntu agomba kureka umuntu akabanza akarangiza kurya akabona kumubwira amagambo asa nkaho atari meza. Ariko kucyura umugome. Guta umubyeyi abyara umwana akamujugunya mu bishingwe mu bihuru aho abonye hose. Ntunamufate ngo umujyane mu kigo cy'imfubyi cyangwa niho wamujyanye wowe. Umubyeyi ariko si nkanjye ntabwo ari bwowe. Nta mwana wabyaye ugata nturere. Wapi? Uzi impamvu waje hano? Ya nyayo. Hano agiye kuba mu rugo rwawe hashyashya. Ntabwo uzahava vuba. Ntunahava ushobora kutazahava uri muzima. Turababaye. Ntabwo ari igihe wataye umukobwa. Ntabwo muzi se. Simbwira n'ibiki. Ntabyuze. Nutinda hano nzarika kwica, mugabo wakakubura, abana be bakakubura. Nta n'umuntu uzamenya kuri hano by the way. Ni wowe gusa nanjye n'ababa muri iyi nzu. Hanyuma ejo mufitiye aga surprise. Umukobwa wazaza kugusura. Ntabwo yapfuye. Umuntu witwa umwari uramuzi? Focus wa gikecuru ntabwo ari umwana wese se wamwise umwari. Azaba ari hano. Ngahibaza ibintu azagukorera. Waramubyaye ukamujugunya. Umwaka ugize amahirwe kubona umubyeyi wawe akufite gute? Umubyeyi wambyaye mbaza ngo ndamutse mbonanye n'uwo mubyeyi gito
kuko ngo ni mama wambyaye akanjugunya namukorera iki mwa buriya rero ntabwo wabifata gutyo uwo mubyeyi ntabwo uzi icyaba cyabimuteye byaba byiza umubonye ukamenya n'impamvu mama Deni reka icyo kiganiro tukireke kuko umubyeyi wambyaye we sinzi ndamutse mubonye niba nahera ku mutwe niba nahera ku maboko niba namurya n'amenyo nanjye ubwanjye sinzi ngo ndamutse mpuye nawe gusa ntabwo mbyifuza guhura nawe kuko numva ko byanga bikunda namukorera ikintu kitari cyiza tumwihorere kuko nta nubwo nifuza kumumenya nta nubwo nifuza kumenya niba akiriho cyangwa atakiriho hari icyo ufite cyo kurenza hose hari umuntu turi kumwe hano ejo uzishimira kubona niyo mpano ngiye kugwa nsoke uzabikunda we ndabona atabikunze mwari natakwica nge nzakwicira hanyuma Anje kuki uri hano wenyine kandi ufite umuntu mwajyanye mbese ndi kuvuga ngo boss ari he bamusize njyewe ariko najyanye na boss cya gihe hama ampereza igikapu kirimo amafaranga yatwara aho nagombaga kukijyana akomeza gahunda ze nanjye ndaza hano sinzi aho yagiye rero ese mani kuki bosi buri gihe ahora gushyira hejuru kubera iki uryoshye kurusha abandi se kurusha njyewe kuryoha kuze kuryoha ushatse kuvuga iki okay mushobora kuba muryamana ariko ndizera ko utaryoshye kurusha njyewe cyangwa se n'abandi ku buryo atagushyira hejuru cyane. Come on, ni ibintu mwari mwapanze se mwashaka kumbwira n'ibyo mwashaka kumbwira? No. Ubu nyine urarebye ubona ibyo nkora ntago nkora akazi kanjye neza se ku buryo uvuga ngo wakora nabi ahubwo mba ndyamana na boss. Wait, uri umukobwa nanjye ndi umukobwa, arandeba ndi umukobwa ariko wowe buri gihe ahora gushyira hejuru. Hari ubwo urumva mpamagara tutagiye mu kazi? Hari ubwo mpamagara tutagiye mu kazi? Uretse iby'akazi nyine reka wenda nanjye muri avuga hari ibintu upangana na boss mu bandi. Bisimani. Ikibazo ngo aje kiroroshye. Niba ntabyo nsubiza ngo ntabyo niba bihari. Oya nta nubwo nakagombye kumbaza ibyo bintu ubukorya ariko muri kumbaza ibintu by'ubucucu. No. Mwebwe twirirwana dukorana buri munsi mwakambashije ibyo bintu. Turakorana ariko iyo ugiye kugenda ujyana na boss man. Kandi ni wowe nyine ndi umukozi we nabuzwe n'iki kujyana na wese. Uri umukozi we. Nari subigira ngo urengene n'innyezura. Bro, banza umenye ngo wowe ubushake ubufite mu kazi nubwo mafite biratandukanye. Dufite gati zitandukanye wowe. It's okay. Wait. Niyo waba uri ikigera, niyo waba uri umugore we. Kambaroreze nta kintu panga na boss, ngiye mpuzwa nawe nakazi. Usi niyo nanatandukana nawe nakorana n'undi kandi neza. Cyari cyoroshye. Wirinda guca mu bintu. Oya nuko ibyo bintu ariko tekereza ikibazo nk'icyo ubumbajije. Ubundi zubwo wabanje kubitekerezo cya just wumva bijuga tuvuga ati kamfe guhurutura mbazi. No. Njewe ubwanjye impamvu yatumye njyana na boss hariya. Ubwawe nta nubwo nawe wamwibwire se yari yanabyanze ukamwibwirira ukamubwira ati uragenda wenyine akavuga okay anje ngwino tujyane ntwaza. Uyu ngura muzi mu kazi kuntu abameza abayinyezura ubugira ngo bigende biteze. No. Kuki
atajyanye n'umuhungu kugira ngo abashe kuba yamurinda iriya modoka gute wowe mukobwa mwajyana wowe ufite imbaraga nke urabizi ko nta byangombwa afite sibyo wagira ngo ntwarira modoka gute se kandi wowe kubizi utazi gutwara okay ntago nzi gutwara none ariko ngo mutuze njye ibyo bintu mukanabimbwira mutuze hanyuma wowe iriya moto wayishe ukora iki wayishe uri mu biki byagenze nkeneye raporo yuzuye okay kuba natwara moto ikamfiraho ni ibintu bisanzwe nawe ubwawe umva ikibazo cyane simba nshaka kumva utu tuntu tw'amateko yanyu bamurimo aya mani mwe mwabizanye anje ndaguhaye umwanya uravuga sibyo nanjye nk'umwanya mvuga muvuga ariko muvuga ibintu bifite umurongo untegeye uko nyobora akazi kanjye okay sorry umva ikibazo cyanjye sibyo nakubajije ngo iriya moto ucyumve neza ko sinshaka ngo umbwire ibintu bitandukanye n'ibyo nkubajije yapfuye uri mu biki inde waguhaye uburenganzira wagiye ubwiye nde okay njyewe nari nyitije yes ndagenda imfiraho ariko ibyo ntabwo byaba fayida ntanayikoresha ni kimwe komeza nayikoresha moto ikagaruka ari nzima ariko gute boss umukobwa mugenzi wanjye hold on nyumva nakubwiye ngo subiza ikibazo nkubaje ibibazo nkubaje wayishe uri mu biti wajyaga he ibyo bari kukubaza wajyaga he shakwireka mubwire mwaritse tukagira avanga tukavanga kuko tukagenda ko bashobora kudusanga hano ukatwera ikindi kibazo gira vuba icyo nababwiraga rero ngiye ni iki ngiki uriya muhungu murakundana turabizi amaze igihe kinini nakukunda byataye umva ikintu nagira kukubwira ndashaka kumwibura imbunda ariko wagiye kagushukana reba umushi hafite hanyuma uri kujya nyirasire akurusa wakwihanganye kuko dufashe uriya mishiya wowe ushobora kukansoringa impamvu yawugiraga nuko arazi utamukunda dufashe tuvanga we ntabwo ubona ko hakiza ubuzima bw'abantu benshi tukavanga hanyuma se ubwo imbunda twayikoresha iki dufashe pe ubwo nzakwikundishe imbunda yonyine kabisa nicyo kintu cyonyine nyine ikindi nawe rero ndashaka ko naho uriya wimye kuva kera waguhize ukuzi ndashaka ko nawe mwikundishwaho ubu ngubu pe ibyo yagusabye umugati ndabiguha kabisa nawe ikindi ndagushakira turnovise wowe mbabarira umushyira muri mudu umugeni mugira mu cyumba uzahita umukubita hano mu ngoto neza hano fresh hagati temwica akikuta hasi ubwo imbunda zaba yayizanye ibindi inzira ngenda yize tuzahita dusohoka nga tugenda tubikore vuba kandi bingize njyewe ejo nzarara nkubone turnovise nuko sai tubirangije Yeah, fine. Yeah. Okay. Yeah, see you. Oh, nini. So, ndaguhamagaye hano kugira ngo nkubaze ku bijyanye na business. Ko muri iyi minsi ndabona nta movement n'imwe iri muri business yacu abakiriya bagiye hehe. Mabujana ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite abantu babiri hari uri buze mu minota 20 hari n'undi uri buze nimugoroba nk'uko mwari mwabitubwiye ndumva bari bubonekeho cyane twavuganye agiye guhaguruka byaba byiza uwo muntu aje n'uwo wundi akaza ka movement kaba kabonetse gato byashimisha cyane hanyuma aba bakobwa mwarangije kubategura yego abakobwa barateguye good
so ikindi maze iminsi ndi busy cyane hari ikintu nashatse kubaza ariko kubera ko akazi kanjye ntabwo nabonye umwanya wo kubabaza ndashaka mumbwire ku bijyanye na God mwambwiye ko yapfuye ariko sinzi uko bimeze ntabwo turamenya amakuru y'umurambo we ntabwo turamenya ibye namwe ntimushobora kumbwira mutegereje ko nza kubabaza kandi mubona mba ndi muri rwinshi ndashaka kumenya bimeze bite ibya God bimeze bite mabuja kuvuga ngo umurambo we ntabwo turawubona ariko twirirwa tuwuhiga icyo navuga ni uko tuzawubona basi mu gihe gitoya mutwihanganire ngo tubihanganire iryo jambo kwihangana iryo jambo ntashaka mu matwi yanjye njye Sheila nta mwanya afite wo kwihangana kuko kurimo kumbwira ngo nihangane hari abana baba bari mu kazi njye ntabwo kumbwira ngo nihangane nta kintu na kimwe bifasha ibaze polisi intanze kubabona cyangwa mugabo muramuzi uko ameze mugabo akantanga kumubona izina ryanjye ryarirangiye Sheila naba mbaye wande Sheila bya birangiye naho bijyanye birangiye ntabwo rero nshaka ko mpura n'ibibazo nk'ibyo nkeneye ko aujourd'hui menya inkuru nziza apana kwihangana njye Sheila ntabwo nshaka kwihangana ya nkuru shaka imwe nkunda imwe muzi niyo nkeneye nziza kuko sindyama ahantu hose mba numva nta mahoro mfite urumva icyo nkeneye ni uko today mumpa igisubizo kizima mabuja ibya God ntitubitindaho cyane kuko amahirwe menshi ni uko yapfuye twarigeze dushyingura God nta kwicara nta kuryama mubikore nkeneye ko uyu munsi mbona igisubizo Musohoke mwese. Musohoka nawe wambura. Ase nawe tugiye wanga. Tugiye. Takare undi bwikubwira. Mwarishije babamishe mpamvu muhagaze aha ngaha hari amabwiriza mashyashya ngiye kubabwira ndaganiriye n'abakuru tubona ko uno munsi mugomba kugira liberty sibyo uno munsi muri buze gusohoka hanze tugende mwota akazuba ariko nta muntu wemereye kureba naganiriye n'abakuru bambwira ko uno munsi mufite liberty uno munsi murasohoka mujye hanze mwota akazuba ariko nta muntu wemereye kureba imbibi zigize rumuru cyangwa kino kigo umuntu ngende bwibonere ndamurasa ku bwenge turi kumvikana ubona indi uri kugona butera
guhita witaba none aha ngaha sibyo icyemezo twafashe ntabwo kibashimishije se kamuseke turebe museke mwambwamo bicucu ntabwo muba mwarishije gutera agenda canga mugumye aho ngaho aruje kuza kubabwira andi mabwiriza atari ngewe si sawa wewe bivuga ntabwo wari ugize ko ari twe reka njye ntabwo mfite ugahora mugize ubwoba ukava mu byo twapanga bite byane bite byane maze iminsi ndi umwana mwiza cyane ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwize ukuri umuntu uri bugerageze kundushya ndamurasa mu ibere turumvikana akazi kabazanye murakazi simwembaza simwembaza iki cyakuzanye angahe siwe ndikubaza ni cyakuzanye angahe ntabwo kizi ndagira ngo mbabwize ukuri yuko muri hano kubera akazi uzagenda akajya gukora akazi ajya gukora neza turumvikana ngo maze iminsi muri kugorana keza ngwino mukashobora kugaruka aha ngaha sibyo niba tukujyanye ugize amahirwe yo kujya hanze hano muramo imbere niba ugiye hanze amahirwe ubonye uhita uyakoresha turumvikana uranyumva wowe kaza tugiye gukora akazi igeno gato igeno gato ngwino mukandara ngiye kukureba nibeshye ukava aha ngaha urambona turumvikana ntagiye uva aha ngaha sibyo tugende harya niwe wampaye harya bakwita nde nitwa Keza keza yego umeze neza cyameze neza
oya rekeraho no ndi hano ngo ngushimishe ntugire ikibazo kandi ndabizi uranyishimiye oya ndabizi nyine ntabikoze mawujanje anyica subira inyuma gato iki se ntabwo wankunze umva genda umupolisi ntabwo ndi mu dukino nk'utu twanya wowe umupolisi uranyumva neza yes kandi icyanzanye ni ukugira ngo mbakure hano mwese muri bazima batahane bageze mu rugo iwanyu yes wow ngo iki uje kuba twari bazima uzi ute se ko wowe ugenda uri muzima policier bienvenue chez Sheila. Je crois que tu vas aller. Oui, Bessie. Chez moi. Oui, Bessie.